Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba RCTV impamyabumenyi. Uyu munsi mu kiganiro ijambo rya nyuma turagaruka kuri amwe mu magambo akomeye yavuzwe n'umukambwe Nelson Mandela ndetse yafashije benshi mu buryo bugiye butandukanye. Nizere ko nawe hari icyo ari buze kugufasha. Uyu mukambwe Nelson Mandela yaravuze ati nta kintu kidashoboka. Mu buzima tunyuramo buri gihe hari ibyo duhora tuvuga ko bidashoboka, ariko nyamara kuri we avuga ko nta kidashoboka bitewe n'intego umuntu yihaye ndetse n'imbaraga ashyize mu byo akora cyangwa se ibyo yiyemeje. Nelson Mandela yaravuze kandi ati icy'ingenzi ntabwo ari ukuba twarabayeho gusa, ahubwo itandukaniro twagize ku mibereho y'abandi niryo rizagaragaza akamaro ku buzima bwacu. Kandi mu byo ukora byose jya ugaragaza itandukaniro ryawe n'abandi. Nelson Mandela ati iga kandi wigishe. Ni ukuvuga jya uharanira kumenya ibyo utazi kandi uharanire no gutanga ibyo wowe uzi, kubera ko uburezi ariyo ntwaro ya mbere yo guhindura isi. Uyu mukambwe nanone ati ntugatakaze umwanya. Tugomba gukoresha igihe neza kuko igihe cyahise kidasubira inyuma, kandi tukamenya iteka ko igihe cyose cyeze kugira ngo dukore ibyiza. Uyu mukambwe nanone yaragize ati kunda abandi. Nta muntu wavutse yanga undi muntu kubera ibara ry'uruhu rwe, amateka ye cyangwa se idini rye. Abantu biga kwiga kwangana, kandi niba bashobora kwiga kwangana bashobora no kwigishwa gukunda, cyangwa se nabo ubwabo bakigisha gukunda kuko babivukanye. Muri make ukuntu abibona yavuze ko urukundo rusanzwe ruri mu mitima y'abantu kuruta ibindi byose binyuranye narwo. Nanone ati umujinya ni nko kunywa uburozi hanyuma ukizera ko buzica abanzi bawe. Ni ukuvuga ngo umujinya cyangwa se uburakari ntacyo bimariye umuntu usibye gutakaza umwanya w'ubusa atekereza ku byarangiye kandi atasubiza inyuma. Mu buzima ntugakunde kugira umujinya. Nelson Mandela yaravuze kandi ati kubohoka ntabwo ari ugukurwaho iminyururu gusa, ahubwo ni ukubaho mu buryo bwubaha kandi bwongera ubwisanzure bw'abandi. Nanone nta kintu gishimisha nko gusubira ahantu hadahindutse ukahindura kugira ngo ubone inzira nziza wowe ubwawe wahinduye. Nta muntu uzazanga guhindurira inzira, ahubwo ni wowe uzihindurira inzira, bigatuma ukora ntawe utegaho amaboko. Ati icya mbere ni ukuba inyangamugayo wenyine. Ntushobora na rimwe kugira ingaruka kuri sosiyete niba utarabanje kwihindura wowe ubwawe wenyine kugira ngo abandi bakuyoboke bagendeye ku byo ukora. Nelson Mandela ati icya mbere mu buzima ni ukubaho wiyoboye wowe ubwawe, ariko ukurikije amahame y'umutima wawe na sosiyete ubamo. Ni ukuvuga ntugakunde kubaho ku gitugu kuko bituma udakorera iterambere ryawe, ahubwo ukorera abandi mu buryo utazi. Nelson Mandela ati ntabwo ibyagusaba kugera aho ushaka kugera ari byinshi. Iby'ingenzi ni ukugira intego, gusenga, gukorera hamwe, kugisha inama no gukora ibyo ukora ku gihe cyawe. Ni byinshi umukambwe yagiye avuga kandi byakwigisha benshi, ariko uyu munsi mureke duhinire aha. Wifuza kwamaza no kumenyekanisha ibikorwa byawe mu biganiro byacu, watubona unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Twitter, Instagram na YouTube, aho hose ubashije kwandikamo RCTV impamyabumenyi, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero ziri kuri screen yawe. Utarakora like, share, comment na subscribe kuri YouTube, igihe ni iki kugira ngo bikore tubashe kumenya ibyo ukeneye ko tukugezaho buri munsi. Ndagushimiye wowe twabanye mu kiganiro ijambo rya nyuma kuva dutangiye ikiganiro kugeza ubu, kandi nkurarikira gukurikirana ibindi biganiro bizakurikira.
naho ubutaha. Every quiet service requires experts and caring people. We all need good mood and it requires nice place. We have solution for you. We are Martin's Expert Home. Your happiness is our first priority. We offer best services as following: the best restaurant with every kind of food and beverage, the unique bar where you can take your drinks safely. In Martin's Expert Home is the only place you can find the best multi-purpose hall where your weddings, meetings, or any other kind of ceremony can take place. Accommodation bedroom where you can take rest even if you can be with your family. Good environment and the nice temperature makes everyone feel comfortable at our place, which makes you relax well. We are located in Rwanda, Western Province, Rubavu District, Nyundo Sector, near Funda Tea Company, at Rubavu Kigali Main Road, 8 km from Gisenyi Town. For more information, please visit our website www.martins-home-rwanda.com, and also make your reservation through our contact number +250 78 96 78 633. Martin's Expert Home. Quality is created by experts and it has its value. You are most welcome.